nkigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dore hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe iyo umuntu adafite nationalite, ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo iyo umuntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaha ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho uyu munsi tubuze kurebera hamwe uburyo Midimari ifatanije n'abaterankunga bakomeza gushakira hamwe uburyo bafasha impunzi kubona imibereho yiyongereye ku bufasha basanzwe bahabwa na HCR. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaza kuganira n'urubyiruko rw'impunzi rwagize amahirwe yo kwigishwa ubumenyi ngiro, bakaba bishimira ko babonye noneho ubundi bumenyi bagiye kongera kumenyi bakura mu ishuri. Ikaze mu kiganiro cyacu. Urubyiruko rw'impunzi rugera kuri 350 baturutse mu nkambi ya Gihembe, ya Kiziba, ya Kigeme ndetse na Nyabiheke bahuriye mu kigo cya Gitwe College mu gihe cy'ibiruhuko. Bikaba byari bigamije kubaha amahugurwa ku bumenyi ngiro, harimo imyuga yo kudoda, gutunganya imisatsi, gukora ibijyanye n'amashanyarazi, gukora amazi ndetse n'ubuhinzi burambye. Abana bari mu nkambi b'urubyiruko baba bakeneye kwitabwaho mu buryo butandukanye. Ibikorwa nk'ibi byo kubazana gutya bakigira hamwe bibafasha cyambere kutandagara. Ikindi ibyo bigiye ahangaha bibafasha mu buzima busanzwe kwibeshaho, cyane cyane mu maze minsi mwumva ko abafatanyabikorwa batandukanye batubwira ko ibiryo birimo bigabanuka by'impunzi. Ibyo rero ni inyunganizi yunganira mu buryo bwo kugira ngo impunzi zibashe kwibeshaho. Turiya turimo tw'igikoni mwabonye, burya uko inzu y'impunzi yubatse ku ruhande haba hari ahantu hagenewe akarima k'igikoni, ku buryo iyo agatunganyije neza aba bana bazagenda bafashe imiryango yabo iri mu nkambi gutunganya uturima tw'igikoni, babashe gusarura imboga, babashe kunoza imirire, bityo birinde indwara zitandukanye kandi bagira ubuzima bwiza. Dufatanya rero n'abafatanyabikorwa nk'uko mwabibonye barimo ADRA n'indi miryango itandukanye hirya no hino mu nkambi, naho birakorwa uretse n'aha ngaha. Ibintu byo kuboha imitako itandukanye, ku ibiseke, kudoda barabitangiye, ni gahunda imaze igihe ariko igikomeza. Ni muri rwa rwego rwo kubashakira inyunganizi kugira ngo babashe kongera rya funguro ryagabanutse, babashe nabo kugira icyo bongeraho. Uru rubyiruko rw'impunzi rwaturutse mu nkambi bari basanzwe biga mu mashuri yisumbuye mu mashami atandukanye. Baravuga ko kongeraho ubumenyi ngiro byabahaye amahirwe yo kwiga ibyo bumvaga bakunze mu buzima busanzwe kandi bakazabibyaza umusaruro, ngo kuko bizabafasha kubona cyangwa se kwihangira imirimo ku buryo bwihuse. Nubwo ndi impunzi ariko nkunda u Rwanda nk'igihugu cyaducumbikiye, kandi u Rwanda rukaba rushaka guteza imbere made in Rwanda. Numvise ko nanjye nk'urubyiruko hari icyo nakora kuri made in Rwanda kugira mbigereho, byanyura mu budozi. Nk'ubu nize ibintu twita batike byo gufata igitambara ukagihereza ibara ushaka ndetse na design ushaka. Ntabwo iki gitambara cyasaga gutya, cyari gifite amabara atandukanye. Twari dufite iki gitambara mubona cy'umweru, ninjye wakifatiye ndagihindura ko nkunda ibara ry'umukara, ngihereza ibara nshaka gukora ishati y'ubururu, iki gitambara nshobora kugihindura agereza ibara ry'ubururu mu cyo twita tying, ibyo twita cyase tubakoresha batike twifashishije ari amastamp. Mu guteza imbere nawe mu kugira icyo mfasha muri made in Rwanda nuko najya mu budozi nkora design y'ibintu runaka, ngakora amabag, ibikapu birakenerwa, ndetse ngakora n'imyenda abantu bazabifashisha, bityo nkagira icyo nakora, umusanzu natanga mu guteza imbere u Rwanda, umuryango wanjye aho nkomoka ndetse nanjye ubwanjye ntisize. Harimo ibintu bita inyabutatu amarasta,
nk'inyabutatu n'inyabubiri na penso, gutunganya inzara n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikintu bizamfasha gutunganya imisatsi ni igishoro uba ugifite kuko nta maboko yawukoresha, kuko abantu benshi muri iki gihe nk'abakobwa muri rusange gutunganya imisatsi aho nagera hose nabikora. Icyizere bimpereza, urabona nko mu nkambi abana benshi barorwa n'ibintu bitandukanye, ariko iyo ubonye ukuntu uba busy biragufasha cyane. Nimba ufite abakiriya urakora bikakurinda kujya mu bintu bitandukanye bitari byiza. Urumva aho nzaba ndi hose byamfasha bikaneza imbere mu buzima bwa buri munsi. Impamvu nahise kwiga plomberi, nje mbere ya byose numvishe nyikunze. Najya mbona abantu bohereza amazi ahantu hatandukanye, nabireba nkumva ndabikunze, numva nanjye nshaka kuzabikora. Ariko zari inzozi numvaga mbitekereza, noneho ngize chance muri Impact Hope baduha amahirwe yo kuba twaza tukiga imyuga mbihitamo. Ubu ngubu nge namenya kohereza amazi ahantu hatandukanye n'amatoilette. Nk'ubu ngubu umuntu aramutse ambwiye ati toilette yagize ikibazo, ngiye confiance nayifunga. N'amaravabo iri noire ubu ngubu nazifunga. Abize ibijyanye no gukora amashanyarazi babigaragaje babishyira mu bikorwa, berekana ko bazajya babikora mu buzima busanzwe. Installation dufite ahangaha twagerageje kugira ngo tubasobanurire bimwe mu byo twize. Dufite hano twimagine ko ari imiriro ibiri twakoresheje, uwa generator n'umuriro w'amashanyarazi uva ku mapironi. Uyu nguyu iyi side yabaye y'amashanyarazi ava ku mapironi, iyi ngibe ya generator. Ahangaha ubwo ni mu nzu, iyi installation iri mu nzu, iyi ni cash power. Ikora nka cash power ni subcounter nayo accounting umuriro. Tukagira hano igikoresho bita change over gihuramo imiriro ibiri kikaba cyayitravelinga mu umuriro umwe. Ubwo mu gihe hawurimo wa generator n'uwa electricity ikaba yatanga umuriro umwe. Noneho ikintu kikumenyesha ko umumaro wayo cyambere, yo umuriro wagiye w'amashanyarazi uragenda ugacana generator, wamara gucana generator uraza ugakata ahangaha. Urabona ko ubwo ubukoresho wa generator ariko w'amashanyarazi wagiye. Noneho icyo iri tara ridufasha ngirira aha, iyo umuriro ugiye yugarutse ryo ritari ryakareka kumenyesha ko umuriro waje. Wo ukatugenda ukazimya generator mugira ngo essence yawe idashira ubusa, noneho ukaza ugakata tena ugakoresha amashanyarazi. Ubundi naje muri electricity mbikunze kuva mu bwana bwanjye narabikundaga nabyishimira. Ni byinshi maze gufata maze kumenya, kuko nta installation yose iri domestique yo mu nzu yose nta ndishuwa ko nayishobora kuyikora. Nta mahirwe dufite kuko tuba tumenye byinshi kandi byadufasha mu buzima bwa buri munsi. Tugiye hanze twakwikorera. Nge mfite ubushobozi bwo kuba nafasha umuryango wanjye mbikuye ku byo nigiye ahangaha mbikesha Adrana na Impact Hope. Nkaba nakora job yari yo yose ibonetse mu kwestara inzu yari yo yose, nkaba nafasha umuryango aho wananiwe ayo mafaranga yageze aharangirira, nkaba natanga support. Noneho kuba narahisemo kwiga uyu mwuga wa electricité, ngiye nabonye ibyo bifite akamaro cyane kurenza indi myuga, wenda bitewe na section wenda nsanzwe niga MPC, Mathematics, Physics and Computer. Tukaba twashobora kwestara amazu, ubwo bumenyi bwose n'ubushobozi turabufite bwo kuba twagenda tukestara inzu ibonetse iyo ari yo yose, haba amashuri, haba ibitaro, haba n'ama etage. Na nyuma yaho ni ndangiza nko kwiga nshobora kugenda hanze nkajya ku isoko ry'umurimo nkahangana n'abandi bantu nyine, kandi mfite n'ubushobozi bwo kuba nabona akazi bitewe n'ubumenyi nifitemo. Usibye imyuga itandukanye urubyiruko rw'impunzi rwize, harimo n'abize guhinga ku buryo burambye kandi busigasira ibidukikije, nk'uko bisobanurwa na Amani Michel, umwe mu bize ubu buhinzi. Permaculture ni ubuhinzi burambye. Ni ukuvuga ngo ubumenyi nakuyemo budasanzwe ni uburyo ubasha kuba wakoresha ibimera Imana yaremye bikabasha kukubyaramo umusaruro, kandi nawe ubwawe ukabasha kuba wakwiteza imbere ubikoresha ibyo bimera byawe. Ni ukuvuga ngo nkurikije nk'imirima nabashe kuba nabereka, nkabasha kuba nasobanura uburyo cy'iyo mirimo yose ibasha gukora. Muri permaculture imbwira ko naho naba ndi hariho hose nabasha kuhabyaza umusaruro, kimwe nk'uko muri iyo mirima nayo irimo hantu nakwifuza kuba naba, buri hantu hose nabasha kuba nakubaka ku karima. Ibintu bitatu nabashije kuba nakwiga gutunganya, nabashije kwiga kumenya uko ubutaka babuteye, nkabasha kuba nashyiramo ifumbire nkurikije uko inganamo, laboratoire y'ubutaka. Ikindi cya kabiri nabashije kuba
nakuramo kuba namenya imiti, kubungabunga ibidukikije ni uburyo bwinshi cyane, kubera yuko imirima cyangwa se ibimera bidukikije birimo birononokara bitewe n'ibikoko. Hari uburyo ubasha kuba wafata bya bimera ukabasha kuba wabikoramo n'undi muti wakwica twa dukoko utabanje ajya kugura imiti mu maduka hirya no hino. Kuvuga ngo ikintu guverinoma y'u Rwanda iri kudufasha nuko nkatwe nk'abantu wenda b'abakongomani ntabwo twimukanye tuzana amasambu, ariko muri uko kuba tutarazanye amasambu ikaba guverinoma y'u Rwanda yaratekereje ko natwe twagira uruhare mu kwiga kandi bakaduhereza amahugurwa nk'aya ngaya, byonyine bigufasha kwikura mu bwigunge kandi ukabasha no kuba wanatekereza ko n'ahazaza hawe hazaba ari heza, uvuye mu mbaraga ufite mu bwenge Imana yaguhaye, ugahinga cyangwa se ukabasha no kuba mu bintu by'ubworozi, byose biba bibarizwa muri permaculture. Ikintu cya mbere ni uko ngomba kuba nashyira ibyo nize imuhira iwacu mu rugo, ibyo nize, kandi ikindi cya kabiri nkabasha kuba nakwigisha abandi bantu batabashe kuba bamenye uburyo ki umuntu yahinga neza cyangwa se uburyo yabona umusaruro mwinshi. Ikindi cya gatatu nkashishikariza abagenzi banjye cyangwa se n'abandi bantu bifuza kuba bagera aho ngeze cyangwa se kumva ko nabo bakeneye kugera ku yindi ntambwe ishimishije, tukishyira hamwe tukibumbira amakoperative. Uru rubyiruko rwaturutse mu nkambi rwigishijwe ubumenyi ku nkunga y'umushinga Impact Hope ibinyujije mu muryango w'abadivantiste b'umunsi wa 7 ugamije iterambere ADRA. Umuyobozi wa ADRA Rwanda akaba avuga ko nyuma yo kubona umusaruro wavuye muri aya masomo yahawe uru rubyiruko, biyemeje kuzabafasha kubishyira mu bikorwa no kuzafasha urundi rubyiruko ruri mu nkambi rutagize aya mahirwe. Icyo tugiye gukora ni ukubahuza nanone, kuko baturutse mu nkambi zitandukanye, bakora amatsinda, uko bakora ama association yabo, buri muntu hari akabije ko kubaha startup, amafaranga yo gutangiza cyangwa se ibikoresho, niba ari ibyarahani barajyana ibyarahani runaka, niba ari abajya gukora permaculture bafite ubumenyi ariko bakeneye kugura ifumbire, kugura ibyo byatsi, kugura ibikoresho by'ubuhinzi, ibyo nabyo turabibahereza. Ab'imyuga y'amazi n'amashanyarazi nabo turabaha utuntu two gutangirana, apana umuntu umwe ku giti cye, ariko nk'itsinda nka association. Ubu tugiye gufata abana 100 uyu mwaka barangije 6e primaire, abo ngabo tumarane nabo umwaka umwe, abo bice turayifite already. Noneho tuzagende twongera umubare uko tubona abaterankunga, uko bagenda bishimira kudufasha, natwe niko tuzagenda dufasha. Uyu mushinga wo kwigisha ubumenyi ngiro ku rubyiruko rw'impunzi zaturutse mu nkambi ya Gihembe, ya Kiziba, ya Kigeme ndetse na Nyabiheke watwaye akayabo k'amadolari 100,000 n'asaga miliyoni 85 y'amafaranga y'u Rwanda. Abigishijwe bose ni 350, muri bo abize gutunganya imisatsi ni 146, abize ubudozi ni 87, abize ibijyanye n'amashanyarazi ni 58, abize ibyo gukora ibijyanye n'amazi ni 35, naho abize iby'ubuhinzi burambye ni 24. Turabashimwe mabonye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwongeye kwiyumvira yuko urubyiruko rw'impunzi ruvuga ruti u Rwanda rwaratwakiriye, ariko kubirenze ibyo bakomeza no kudushakira abaterankunga badufasha kubona ibyo twakora natwe tukiteza imbere. Urubyiruko rero rusaga 250 rukaba rwarahawe ubumenyi ngiro butandukanye, bakabivugira ko bazabukoresha biteza imbere ubwabo, bateza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu cyabacumbikiye muri rusange. Ku bindi bisobanuro mwamagana nimero itishyurwa ya midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.